mpamvu haje ihuriro ryitwa AFC M23. Iyo AFC M23 ikaba igizwe na ba Corneille Nangaa n'abandi bose batifuza imibereho ya Kongo igomeza kuburya, cyane cyane inakururwa n'iki kibazo cyo kuba ari minoritaire babuzwa agaciro kabo. Akaba ariyo ntambara kugeza ubu ngubu navuga ngo ihurijeho abakongomani bose bitarwa n'iby'ubwoko bw'abatutsi bonyine ari M23 y'ubu ngubu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe iyo twebwe tutazamuye ijwi ngo tuvuge ibibazo byacu byitirirwa u Rwanda, ariko u Rwanda ntacyo rutakoze, Uganda ntacyo itakoze, bafashe Nkunda abandi babuza M23 mbere barayisenya. Nuvuga ngo urebye abantu bari mu nkambi utarapfushije mukuru yapfushe nyirarume, nuvuga ngo abacu barahashiriye. Stile rero kugeza isaha ntago tugomba guceceka, tugomba kurwana intambara nk'abantu tutari gutekereza yuko koze turi kurwanira abana bacu, turi kurwanira ku giti cyacu, ahubwo twe dushaka n'abazadukomoka batakuza mu buzima twabayeho. Rero niyo mpamvu y'iyi ntambara y'iki gihe nuko ihagaze, nuko nkuko amateka unyuje muri make utavuze ikintu ku kindi, nuko nkuko amateka ahagaze. Urakoze, uvuze muri make kandi uvuga ku ntambara zose ko zagiye zikurikirana kandi ni ibintu bisobanutse neza. Wenda naho ushobora kwibesha n'uzakurikira kino kiganiro azatwandike muri comment avuga uti byari bimeze ukuntu, ariko urebye nuko amateka ameze kandi nicyo atwereka kubaza amateka y'igihugu cyacu ndetse n'abazi impamvu yakoze. Tugaruke ku intambara rero iriho muri kino gihe igiye kumara hafi imyaka 4. Nk'uko bisanzwe ni kuri Amazing TV Show, kadutangira dusuhuza abakunzi bacu bakomeza kugenda bakurikirana ibiganiro duhora tunyuza kuri Amazing TV Show. Tunabashimira cyane uburyo mukomeze kugenda mukora subscribe, mugakora share, mugatera like, mugashyira n'amakomantere. Tunashimira n'abakunzi bacu cyane aho baherereye, cyane cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baradukunda cyane. Tugakurikiza n'abari mu biyaga bigari, ndavuga muri Afurika cyane cyane mu Rwanda naho turafite abakunzi benshi cyane. Isi yose tumaze kwagira abantu benshi, 5,000 by'abasubscribe tumaze kugeraho. Ni urukundo mudukunda. Ibyo dukora nuko biba byabashimishije mukavuga muti reka tubakore subscribe, tunatereho n'amalike ndetse tunakomeza tugenda tunasharinga ku bandi bantu badukurikirana. Umusanzu wanyu turawushima kandi turabashima cyane, tunarabakunda. Mukomeze rero mudufashe, hari abacuti banyu batarakora subscribe, ikiganiro uzabona kigushimisha uzakibasharinga nabo bagikurikirane. Nkuko mubireba rero ni kuri kamera za Amazing TV Show, dufite umutumirwa cyane. Abenshi mwamaze ntago ari ubwa mbere aje kuri Amazing TV Show, hari abamubonye ku kiganiro cyatambutse nacyo cyakunzwe cyane kandi abantu baragikunze. Uyu munsi rero twongeye kumugarura bitewe n'uburyo twabonye mwakunze ikiganiro yagiriye kuri televiziyo yacu n'umunyamakuru wacu mukagikunda, twongeye kumubazanira rero tubashe kubakira muri studio za Amazing TV Show. Turabyishimiye amakuru ni meza mwebwe? Turashimana. Gihe kinini? Mesi rwose. Canada yakubanye uburyohe biragaragara. Canada yabaye uburyohe. Canada ni uburyohe. Uburyohe rwose. Ku bantu bakuzi ukiri muri Afurika n'uwakubona buno uri muri kino gihugu cya Canada yabona hari itandukaniro. Of course. Hari icyo barabonye gitandukanye naho wahoze kera. Cyane. Ahangaha umwana ariga mu gitondo atari umwirukane. Uhangaha rwose urahaha bigakunda, watekereza kugira icyo ugura bigakunda, n'icyaka ntuhura nacyo. Ibibazo byaragabanutse. Ni ukuvuga ngo muri bino bihugu mbese twa tuntu twibanze twose twarakemutse nta kibazo. Primaire rwose nta kibazo. Yego. Iyi rero ni Amazing TV Show. Sinzi ko ntabonye studio yacu, turakiyubaka ariko byibuze urabona ko hari uwayibonye utereye. Hameze neza rwose. Kandi byiza birigaragaza. Kandi n'abandi bari kubibona. Ahantu n'uburyohe rwose. Murakoze cyane. Turashaka rero kuko hari umuntu ushobora kuza aka kanya amaze nk'iminsi akoze subscribe kuri Amazing TV Show, akavuga ati ndabona rwose hari umuntu uri kuganira n'umunyamakuru kuri Amazing TV Show, akabona siwo wayo, ariko uriya muntu byibuze
akaza gukurikira ikiganiro ariko yamenye umuntu babashe kuganira nawe. Yego. Nitwa Etienne Nkundubera. Yego. Ushaka banyita Rwasamanzi, ushaka banyita Kennedy. Yego. Revesi ni amazina yanjye. Yego. Kuko bisanzwe n'ubushize narabibabwiye, umugabo ushima Imana, ndubatse mfite umugore n'abana 3. Yego. Abantuye Edmonton. Yego. Muri province ya Alberta, Canada. Okay. Alberta hameze neza, bizima nta kibazo? Nta kibazo urebye. Usibye winter, hano hari ubukonje ariko nta kibazo. Murakoze cyane. Ahanini rero ikiganiro cyako tugirana ndashaka kiba ari ikiganiro kiraba gifunguye. Ahanini wenda ku mateka yawe ku bantu wenda batakuzi turavugamo bake. Ubundi ubusanzwe Etienne ni umuhistoriya akaba n'umugeographe. Ku bintu bijyaniranye n'amateka arabizi cyane, n'ubumenyi bw'isi byose arabizi. Ariko twebwe ikiganiro turi umujyanemo turamujyana cyane mu mateka. Noneho tujye no mu makuru asanzwe. Amakuru turi bujyemo n'amateka turi bujyemo n'ay'igihugu cya Congo kavukire yacu. Ndumva aricyo kintu tugiye kuganiraho. Amateka make, amateka turi buvugeho cyane cyane turibanda ku ntambara kuko arizo ziriho muri kino gihe. Tugere wenda no kuri current situation iriho buno, tureba kufatwa rya Uvira uko bimeze. Muri make tugenda duhereza abakunzi bacu amakuru ajyaniranye n'iby'intambara. Turashaka noneho tubwira muri make nk'umuhistoriye twizera wanabyize. Muri make bidatinze ku ntambara zagiye zibara muri Congo, hari izo twakuze dusanga ziriho za Magirivi, hari n'izo bitaga ubwo nyinshi zirazibuka kundusha. Wenda dufate tujye ku za RCD, tujye kuri za CNDP, dufatemo Ventura ya mbere, dufatemo Ventura ya kabiri, ari nayo turi butindeho cyane. Ahandi uragenda uvunagura, wenda nayo ndagenda kuko ari ikiganiro gifunguye. Hanyuma noneho turebe noneho current situation yacu aho igeze, buno urugamba rugeze he, ese hari icyizere biri gutanga kuri community yacu. Ese ubu byibuze community yacu twavuga uti ifite icyizere ko noneho abari mu nkambi bashobora gutaha, bityo tubone dusoza ikiganiro. Tuzazana n'indi part 2 na part 3 tukomeza tuganira. Ni byiza reka tuganire. Nk'uko bivuze turavunagura. Ikindi nako bakunzi ba Amazing TV Show. Hashobora kuza kubaho wenda kuhubusanya kw'imyaka n'amatariki. Kuko rimwe na rimwe hari igihe kubihuza udafite aho uri kubisoma ako kanya biba bitoroshe. Ariko turavuga kuri situation izo ntambara komeza zageze tugeraho n'uburyo zageze dusiga. Ariyo mateka twisangamo iki mu ubu ngubu. Aho tumaze imyaka 30 turi mu buhunzi, tukaba turi gusatura 31, naho bo tubyara nta cyizere cy'uko bafite gakondo, bafite identity. Ubwo rero ndahera buriya ubundi nashaka yahera mu gihe cy'abakoroni. Kuko uvuze ukuntu twagiye twisanga muri turiya duce, ni amateka maremare. Nabyo tuzabifatira umwanya kuko hari abagira bo bakagira ngo twabayeho u Rwanda rutarabaho. Kari agace k'ubwami nk'uko wumva mu Rwanda, nk'uko uvuga ngo wumva hitwa mu Ndiza, mu Nduga, mu Rwanda rwa Gasabo, mu Gisaka, hose Buganza. Utwo twari uduce twari tugiye dubwirwa n'abami batandukanye, kugeraho noneho umwami wagenda agatera akagenda agatera ayo mami yandi akayakusanya akayatsinda ahitaga yigarurira. Kugera habaye ubwami bumwe, ariho habaye u Rwanda rwa Gasabo, hakima umwami umwe wa mwami akaba konkiransi. Uko yarushaka kwa konkiransi rero ni ukuvuga ngo ujya gusanga na za Tanzania na za Uganda zose siko zanganaga. Hari agiye afite umwami wa Bunyoro, umwami wa he. Ni ukuvuga ngo ayo mami yose, niyo mpamvu ushaka wavuga ngo twabayeho izina u Rwanda, igihugu cyitwa u Rwanda kitarabaho. Igihugu cyitwa u Rwanda cyabayeho kubera bakigabagabana Afurika. Kuko mbere yaho urumva abenshi bagiye bajya muri Congo bakajya inyuma mu cya 800
mu cya 880 na icyo gihe bakagenda bajya muri Kongo kubera ko umwami witwa Ruganzu Ndori yari yarabashe gutera muri icyo gice aragikonkeransa akigira ubwami bw'u Rwanda akigira ubwami bwe none akajya gutuza abaturage. Nyuma yaho rero mu cya 885 ubwo habaga partition and scrum and partition ubwo mbega bagabanaga Afurika kugira ngo abazungu babone uburyo bayitegeka. So nibwo habayeho kuba bafata Kongo bagasa nkaho bayigabiye ababirigi bayigabiye umwami Leopold. Ariko impamvu yo kwigabira Leopold kwari kugira ngo ibe free state ito kugira igihugu gitirirwa, ahubwo bayigabiye uriya mwami ayiyobore kuko Kongo bari bayibonyemo amahirwe ibe mu igice cy'ubucuruzi buri gihugu cyose kizaba kiri gukoraniza muri Afurika kizaba gifite kujya muri Kongo ntawe ukwiye kugikumira. Nicyo cyatumye bayigira free state. Ubwo rero nuvuga ngo aho isoko ryari rizingiye rero n'undi uzasanga ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero nukuvuga ngo hariya kugira ngo babigire batyo byageze mu cya 908 n'10 icyo gihe nibwo noneho nibwo bari basa nkaho yatse Leopold noneho isa nkaho noneho Kongo yinjiye mu bukoroni neza bw'Ububirigi 1910 bisa nkaho yinjiye mu bukoroni neza. Icyo rero ni ukuvuga ngo kiriya gihe umuntu wese wari utuye hariya still kugeza muri iyo myaka bari bagitanga nuvuga ngo kwa kundi amaturo babyitaga amaturo bagitanga amaturo ku mwami wo mu Rwanda abari batuye muri Eastern Congo. Ubwo rero nukuvuga ngo icyo gihe burandi kwirukanka mu mateka ibyo ntari kuvuga. Ubwo rero nukuvuga ngo mukozamuka icyo gihe kuvuga ngo icyo gihe nibwo bahise bavuga ati rero burya ikintu kinuvuga ngo hari abatware muri za Rucuru muri za Masisi za Sud Kivu hari abatware ariko abatware batanga amaturo hehe ku mwami w'u Rwanda. So nyuma ya muri 1910 nibwo baje noneho kuba ngombwa yuko bababwira ko ari abakongomani ahubwo atarabiki kuko babatware bose baraje barabica bose barabica. Ni ubwo uzabona umugabo bitaga ntari umugabo wagiye guhakwa ibwami arazaza muri Nord Kivu akaba iwe wicisha babatware bose. Niba ari umwami bari Mazeze niba sindi kumwibuka. Nuvuga ngo uwo ngo nukuvuga ngo umwami rero nuvuga ngo uwo mutware waje noneho nukuvuga ngo araza yicisha abatware bose noneho we ayoboka abazungu abakoroni we ya maturo batanga mu Rwanda ntiyatanga atangira kujya kubabirwa ubwo cyangwa abantu bari bayoboye icyo gihe. Ubwo rero nuvuga ngo we aza noneho kumenyekana nk'umwami wa mbere uvuga ikinyarwanda waje muri ako gace naho ubundi we yaje aje kwicisha babandi batangaga amaturo y'u Rwanda. Icyo gikato kivemo turajya noneho ni ukuvuga ngo haza kubaho noneho intambara babandi bamaze kwicwa babatware. Nyuma yaho nibwo haje kwaguka intambara za Kanyarwanda zaje mu cya 900 nyuma ya independence 62 na 23 cyo kuzamura. Iyo ntambara yaje yitwa Kanyarwanda yicaga umuntu wese uvuga ikinyarwanda kuko bari bamaze gutanga itegeko ko independence we yasanze yose independence yasanze muri Kongo uwo wese ari umukongomani abonye nationality. Ariko noneho abantu njye mpagira ikibazo yaje kuba intambara ya Kanyarwanda yakorerwaga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batarobanuye ngo ni umuhutu nuvuga ngo yakorwaga ubundi yaje cyane yakozwe n'Abahunde kuko bashakaga gufata ubutware. Ahantu ndakumbesha iyo ntambara rero icyo gihe ntabwo yarobanuraga. Ariko noneho de plus uko igihe cyagendaga mu Rwanda hari ubutegetsi butumvikana bwanga abatutsi noneho hatangira propagande yo kugira ngo iturutse mu Rwanda kugira ngo noneho n'abamututsi uri muri Kongo yangwe.
abahutu bari muri Congo bagira liberté kuko bambukaga imipaka bakaza mu Rwanda of course. Noneho n'uwari uri mu Rwanda yumvaga yajya gufasha inkotanyi ziri hehe ziri Uganda wari umututsi kugira ngo byibuze nk'umuntu uri kwangwa muri Congo byibuze azagere mu Rwanda nawe agira agaciro. Muri icyo gihe cya Kanyarwanda ariko Kanyarwanda yo yafataga umuntu ukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda batitaye ngo ni iki. Yes. Okay. Ubwo rero nibwo hahise havuka iyo bita mouvement des agriculteurs. Iyo yitwaga Magrive. Iyo Magrive rero iragenda yibasira umuntu wese witwa umututsi. Kuko bafataga ko umututsi ni umworozi. Umuhinzi ni umuhutu. Ubwo rero nuvuga ngo icyo gihe abahutu batangira kwica abatutsi. Ubwo izo ni intambara zagiye zituafekta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo ntambara ya Magrive yabayeho turahunga, ariko nyuma yaho iza gukomerezanya nuko mu Rwanda haratangiye kuba intambara yeruye nayo n'inkotanyi. Abasore benshi bavaga muri Congo b'abatutsi bakajya gufasha inkotanyi. Mu rero nuvuga ngo inkotanyi zimaze gutera ziratsinda, jenoside ibaye, abatutsi bahise bafata ubutegetsi, niko nabivuga kuko niko byari bimeze, nubwo kugeza isaha tutavugana ubutegetsi bw'abatutsi. Ubu ngubu ni leta ifite ubumwe y'ubumwe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe FDLR itsinzwe yambutse muri Congo ihita ikomereza jenoside hehe muri Congo. Ariho abantu bazakunda kugira confusion kuki M23 yamagana FDLR n'u Rwanda rukamagana FDLR. Shatse kuvuga ngo ikibazo niba ari FDLR n'u Rwanda rurwana se Congo, siko bimeze. Duhuje umwanzi. FDLR yanga umututsi ahava akagenza ute akagera. Natwe rero yatwirukanye muri Congo kubera ko turi abatutsi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe utaha kwa FDLR twe biduhereza iki? Biduhereza amahoro ku baturage cyane rwose. U Rwanda rwaranabiharaniye. Iyo wumva ngo ndatangiye za ntambara AFDL ya l'Armée Force de Libération Rwandaise, nuvuga ngo iriya yari intambara u Rwanda rwarwanye ku mugaragaro kubera ko Mobutu yarashaka kugira, kuko FDL zambukanye ibikoresho. Muri uko kwambukana ibikoresho noneho zo zitangira gukora amaka de transit zishigikiwe n'Ababiligi, sinatinya kubivuga, n'Ubufaransa, kuko bo bumvaga ko ari agahe gato ubundi bakaza kavanaho ubutegetsi. Bo bitaga ngo ubutegetsi bwa Kigali bw'inkotanyi. Rero ntabwo u Rwanda rwari kuba hariya rufite umutekano. Umwanzi n'ubundi ari hirya yabo. Umwanzi ari hirya yabo. Barambutse, bamaze kwambukwa, bamwe bari bari za Mugunga, abandi bari za Tingitingi, abandi bari hirya za Walikale n'ahandi hose. Ubwo rero nuvuga ngo icyo bari bagomba gukuraho bwa mbere kwari ukwikiza Mobutu wari ubashyigikiye. Navuga ngo kugeza n'isaha niyo source mvuga ngo abakongomani ubutegetsi bwa Congo ntibujya bureba source y'urwango aho ituruka. Ubwo rero nuvuga ngo bakuyeho, bagombaga gukuraho bagomba gukuraho Desire, bagomba gukuraho Mobutu, Desire, hakajyaho bakareba undi muntu ufitinga. U Rwanda ntabwo rwashatse kwabakuyeho rumwe kuvana Mobutu kuri FDL. Buragenda ariko none n'ugiyeho agira inyota kongera gukorana n'iki na FDL. Kuki FDL yaje ishaka gukuraho Mobutu cyane? Nuko Mobutu yari inshuti na Habyarimana. Yari afite gahunda yo kongera gufasha FDL kugira ngo ije kongera guteza ibyago yari imaze guteza mu Rwanda bya jenoside. Urakoze cyane. Ubwo rero bararwana, umugani nk'uko yavuze bamukuraho, babimika Laurent Desire Kabila cyangwa bita Kabila Père. Nawe nyuma y'igihe gitoya ibyo bumvikanye byo gusenya FDL nawe ntiyashaka kubikishira mu bikorwa. Yafashe James Kabarebe amugira chef d'état major kugira ngo ko ari warayoboye urugamba, kugira ngo n'undi akomeze amufashe. Ariko nyuma yaho biba ngombwa yuko abasha kugira ngo amusezere nawe arasezera ko ntabwo cyari igihugu cyaragenda.
ariko mu minsi mikeya kongera kugaragara indi nyota yo kongera kugira gushaka gutera u Rwanda. Ubwo hazaga abacengezi, ubwo batera bya bitero shumani, ubwo mudende bicaga ziriya mpunzi. Ukumva rero icyo gihe icyo bakoze nta kindi, baravuga ati rero n'uyu dushizeho turukubona n'undi nyota ni yayindi yo gushaka kugenza ute, kuko byagaragaraga yuko ahereza umwanzi icyuho aturuka muri ziriya bice bya Cyanzarwe za hehe, binjira baturuka muri Kongo. Ubwo nibwo icyo gihe noneho abatutsi bari barimo bafatanyije na Laurent Désiré, u Rwanda ntabwo byarerebaga, bari barafatanyije na Laurent Désiré Kabila kugenza ute, gufata ubutegetsi batangira kwimwa uburenganzira bwabo. Ndaguhereza urugero, aho twari dufite abasore bagera muri 320 bari muri camp militaire Kamina, bari bari kuri kadete. N'ubu nubireba ukabireba kuri internet cyangwa se online, urabona ko abasore bishwe nta n'umwe basimbutse. Ubwo rero babonye yuko n'undi bakomeje kwibasirwa, nibwo bavuze ati noneho nibwo RCD yatangiye. RCD yatangira avuga ati itangira ari gahunda yo kugira ngo babane barwanire uburenganzira bwabo, FDLR ishire hehe muri Kongo. Iyo niyo ntambara mbere yatangiye, navuga ngo ni y'abakongomani nyezera ko FDLR yari y'abanyarwanda, bo bashaka kuvanaho ubutegetsi. Iyo RCD rero muri uko gutangira yagiye papasi ari ukugira ngo uwo mututsi urimo wese yibone ku butegetsi, byari yo kurwanya Kabila. Ni ukuvuga ngo niba mbyumvishe neza, Kabila ari ku butegetsi, nubwo wenda dufata abo mu bwoko bw'abatutsi bafatanyije gufata ubutegetsi, ariko byageze nyuma asa nk'abimye abahindutse. Ubwo rero ni ukuvuga ngo baramurwanyije, nawe bamaze kumurwanya birangira apfuye. Apfuye rero ni ukuvuga ngo barushyiraho umuhungu we Kabila Joseph Kabila, ubwo byarangiye nawe bamuhiritse. Ubwo ariko icyo gihe habaho kuvanga, nibwo hagiyeho aba vice president bane, harimo ba Ruberwa, bari ba Moise Nyarugabo binjira mu ntuza mu bwinda, abitwa ba Gisaro, abitwa bande. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe hajeho ubutegetsi ariko bugenze bute buvanze busangira. Ubwo icyo mwumvaga ko ari ikintu gishobora kuzatanga uburyo busobanutse bwo kuba noneho batangira gufatanya hagati y'abagize y'aba minoritaire muri Kongo, muri aribo twebwe, bakabasha kuba bafatanya, noneho natwe tukabona uburenganzira tukaba twasubira iwacu. Ariko twagezemo style abitwa ba General Rankunda, abitwa ba Murasira, abitwa nuvuga ngo ari bano ba Makenga, ari bano ba Bodwe, barimwe abantu benshi n'abantaganda, abo bose nuvuga ngo nabo batangiye gukorerwa ihohoterwa. Rimeze gute rero, kuko bari abasirikare kubica gake gake, bwo gutangira kubica gake gake no gutangira kubima uburenganzira. Ntabwo ubwicanyi bwahagaze muri icyo gihe bayoboye, bari ku butegetsi bayoboye mu gihe cya RCD, nibwo inkambi ya Gatumba yarigizwe n'abanyamurenge bagiye barabica, bicwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwo witwaga Gato Rwasa ari we wari ufitemo uruhare, ariko yari urumva rya n'ishaka rya CNDD, rya n'ishaka rya CNDD FDD, n'ishaka rya CNDD FDD. Ni ukuvuga ngo babigizemo uruhare, ryashaka ariko ubutegetsi mu Burundi ryagize uruhare mu kwica abagatumba. Aho ngize ikibazo, hanyuma Kongo, RCD muri Kongo, abarundi bajemo gute, baje kwitsa gute bari abanyamurenge? Abarundi bari bashigikiye FDLR. Iriya CNDD FDD yari ifitanye amasezerano na FDLR. Banabafashije gukora jenoside, abarundi benshi banafashe gukora jenoside yabereye hehe mu Rwanda. Ubwo rero kumva ko umututsi umunyamurenge yahungiye muri kara gace yari inzira nziza yo kongera kugenza ute kubabaza. So ubwo rero RCD raba ariko still ubwo bakomeza gutoteza ki abavuga
ururimi rw'ikinyarwanda ko bari bari FDL mu yamaze nzego zose za gucengera leta yego yari yamaze gucengera mu imbere mu butegetsi bwa Laurent Desire Kabila na Kabila noneho agiyeho mu gihe cya RCD bayishaka amahoro ntiyaboneka nibwo hongeye kugaragara yuko kubera kubabara kw'abatutsi bari muri Kongo nibwo uwo bita Laurent Nkunda yigumuye arigumura atangiza ibitero byamuriye cya CNDP aba yinjira mu shamba rya Bwiza hariya aho bitaga Mushari kera nibwo niho yagiye aba yigumuriye hariya ndiko hareba ubwo rero Nkunda kimara kugera hariya ni ukuvuga ngo iwe intego kwari uguhiga FDL yose ikava muri Kongo yarangiza ababyeyi babo ababyeyi be ari n'abarumuna be n'abana be ari natwe turimo tukaba twataka dufite icyizere muri M23 muri CNDP yego ubwo rero nibwo icyo cyabayeho ariko u Rwanda ruba diplomatique rwafite ikibazo cy'uko rushaka FDL kwivuye hariya amahoro yaboneka nabo babideklara ati FDL niva hariya amahoro araboneka u Rwanda nibwo rwagiye rujya inama na Kabila bajya amasezerano nk'ayo yose turi kujyamo baravuga ati rero ubwo niba ikibazo ari FDL uwo ni Kabila ubwo ari kuganira na perezida nyakubahwa perezida Paul Kagame ati ni ikibazo ari FDL natwe ikibazo ni CNDP ubwo tugeze za 2009 so ikintu dukeneye rero wowe uradufatira Nkunda CNDP isenye noneho natwe icyo turi gukorere natwe turaguherezwa FDL turayisenye ati nibyo byoroshe ati n'ubundi Nkunda iki yarwaniraga kwarwa ngo ababyeyi bagenze bate bataye rero n'ikibazo ari ukugira ngo ababyeyi bataye ukaba ukeneye yuko natwe tugufatira Nkunda nawe baramubwira ati nawe Nkunda rero icyo gikenewe ni ukugira ngo ababyeyi bawe bagenze bate batahe bave mu buhungiro none FDL niyo mbogamizi Kongo ntiri kubahakana reka Nkunda tumufate umva Nkunda rero nk'umuntu ntabwo yabaga wenyine yabanaga n'abantu aganda abana ba Bodo abana ba Makenga ntabwo ako kanya ikibazo bahise bacyumva kimwe rero kugira ngo wa mutwe bawusenye bagombaga gufata umutwe ubahagarariye umuyobozi Nkunda afatwa ubwo bamufata nk'abamufunze u Rwanda rwo rwashakaga amahoro rwavuga ati nitumara kumufata akavana FDL tuzerekana icyo Nkunda arwanira ikibazo kigenze gite gikemuke Kongo imuhimbabazi cyangwa se turebe ko aje muki akishwa amategeko akaburana we avuga icyo arwaniraga ko gikemutse ko tazasubira hehe mu ntambara Nkunda niko gufatwa utyo CNDP hinduka ishaka nibwo bagize amasezerano yo yitwa le 23 mars 2009 ariho M23 ifite inkomoko iro nubwo ngo M23 yagiyeho kwera ko y'amasezerano atari yayubahirijwe 2012 bafata Goma yego ubwo twageze kuri M23 naho bundi niyo nubwo ngo icyo gihe nabwo afashe Goma ni igihe cya Kabila rwavuga ati rero ngewe mugerageze avugana na Museveni ubwo urumva yari yamaze kudeseva u Rwanda cyangwa se kurubesha none anyura kwa Museveni ati ngewe muvugane na M23 ive muri bya bice ive na Goma noneho amasezerano tutubahirije twe tugenze dute tuyubahirize naho zarabwira ati nimwiretire Museveni baramwumvira nk'abantu bo batari bakeneye intambara bamwumviye mu kuva rero bavuye mu bice bari barimo ubwo ikintu cyahise kibaho niki SADC yahise bakurikira inyuma n'umututu irabarasi barasa umugenda bavuyemo ku bushake ariko SADC icabugere bwa nyuma ibarasa umugenda ubwo rero bamwe bahungira mu Rwanda ntaganda arafatwa abandi bahungira i Bugande ubwo igihe bahungiraga i Bugande igihe cyarageze babi Bugande bamuhungira ariko uzirikane ko koze itagenze ute ntabwo yari ivuyeho
habaye za 2017 Gisegeta amaze kujya ku butegetsi bamubwira ikibazo avuga ati ubwari uje ari umutegetsi musha wenda dushobora kuganira ikibazo cyacu agenza ute akacyumva. Baragiye bamara umwaka wose bari hehe Kinshasa. Nyuma yo nawe nibwo yashatse kugenza ute ushaka kubarasaho no kubica. Baragarutse bari muri baragenda baratuza baratoroka bamaze kuza baraza bajya muri Sabyinyo. Igihe kiragera bakajya bakomeza kudeklara uburenganzira bwabo kugeza noneho yashatse kubasanga muri Sabyinyo ngo barasha bagenza ute abamaremo. Kugeza isa rero nkaba nkubwira ngo kuri intambara y'iki gihe yose nyivugaho cyane urukumva nibwo bongeye kubyutsa umututura bwa ati tugomba kurwana no tukarwanira koze itazongera kuvuga ngo iyi koze yacu izasubiraho. Ubwo rero kubera ko Kongo abakongomani bose bari bamaze kubona ko Kongo iyobowe nabi niyo mpamvu haje ihuriro ryitwa AFC M23. Iyo AFC M23 ikaba igizwe na Corneille Nangaa n'abandi bose batifuza imibereho ya Kongo kigomeza kuburya cyane cyane inakururwa n'iki kibazo cyo kuba ari minoritaire babuzwa agaciro kabo. Akaba ariyo ntambara kugeza ubu ngubu navuga ngo ihurijeho abakongomani bose bitarwa n'iby'ubwoko bw'abatutsi bonyine ari M23 y'ubu ngubu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe iyo twebwe tutazamuye ijwi ngo tuvuge ibibazo byacu byitirirwa u Rwanda, ariko u Rwanda ntacyo rutakoze, Uganda ntacyo itakoze, bafashe Nkunda abandi babuza M23 mbere barasenya. Nuvuga ngo urebye abantu bari mu nkambi utarapfushije mukuru apfushe nyirarume. Nuvuga ngo abacu barahashiriye. Stile rero kugeza isaha ntago tugomba guceceka, tugomba kurwana intambara nk'abantu tutari gutekereza yuko koze turi kurwanira abana bacu, turi kurwanira ku giti cyacu, ahubwo twe dushaka n'abazadukomoka batakuza mu buzima twabayeho. Rero niyo mpamvu y'iyi ntambara y'iki gihe nuko ihagaze, nuko nkuko amateka unyuje muri make utavuze ikintu ku kindi nuko nkuko amateka ahagaze. Urakoze uvuze muri make kandi uvuga ku ntambara zose ko zagiye zikurikirana kandi ni ibintu bisobanutse neza. Wenda naho ushobora kwibesha n'uzakurikira kino kiganiro azatwandike muri comment avuga uti byari bimeze ukunuka, ariko urebye nuko amateka ameze kandi nicyo atwereka kubaza amateka y'igihugu cyacu ndetse n'abazi impamvu yakoze. Tugaruke ku intambara rero iriho muri kino gihe igiye kumara hafi imyaka 4. Ese iyi ntambara iyo uyibonye nk'umuntu wakurikiranye CNDP ikaba ariwo mpera cyane kuko ahanini urebye nizo zagiye ziba kandi zikagira wenda abantu bazijyamo cyane banabizi neza bigeneranye na generasiyo ziriho kugeza ubu. Ugafata CNDP M23 ya mbere n'iyi turimo y'ikino gihe. Ese ubona iyi nihe tandukaniro ubona ari tandukanye na zira ntambara zose? Iyi ni cyo zirusha. Iyi ntambara wari ubikomoje yego mu kanya bwa wenda huje abakongomani bose. Yani icyo nshaka kuvuga. Iyi ntambara iri determine. Mbere twarwanaga ariko tukarwana nk'ubwoko bw'abatutsi. Ariko ngo ntabwo ariyo ntambara turi kurwana. Ahubwo iyi ntambara ni ukuvuga ngo buri mukongomani wese yamaze kujijuka, so ntago barinjije, ahubwo bamaze gusobanukirwa n'ikibazo nyirizina. Kuko ikibazo cya Kongo ntago ari umututsi kuko ngifite amoko arenga 400. So ahubwo ikibazo cya Kongo ni ubutegetsi bubi. Ari bwo buriho. Rero nuvuga ngo icyo nuvuga ngo iyi ntambara itandukanye n'izindi iri determine kandi zarangiza iki kibazo. Yego, ariko ubutegetsi bubi buriho ahanini ureba nubwo abakongomani bose bagiza ko bwibanda cyane ku bari mu burasirazuba bwa Kongo cyane, kandi urebye usanga bunagizwe nabo mu bwoko bw'abatutsi cyane. Ariko coordinateur s'umututsi. Yego, ndabyumva. Ikindi AFC n'abantu ni imitwe urkumva, ariko ya mitwe igizwe no kubona ubutegetsi bwa Kongo butarangiza ikibazo nkuko cyakagombye kurangira. Ure no kuvuga ngo iyi ntambara yo ni intambara igomba kurangiza iki kibazo igihereye hehe mu mizi. Ugifite icyizere AFC M23? Ndagifite rwose. Kangaye kwijana? Ngiye ngifite kuko ari ikibazo cyanjye kandi nkaba ndi muri koze, nkaba nyizi, ndafite 100%, ubwo naba mfite ikibazo. Kuko nundi ngo undi waravuga ngo umugabo mbwa
yaraga umwana we ikibazo cyamunaniye ngero kugeza iyi saha ku mitekerereze yanjye nuko nzi nuko mbibona mbona iki kibazo tugomba kukirangiza tukazakiraga abana bacu ngo tutazabagabo mbwa niyo mpamvu mfite icyizere kingana n'ijana ku ijana vuba tuba twitegura ko AFC M23 iri buducyure cyane ababyeyi bacu bazataha. Urakoze cyane, reka tubwire abantu icyizere kirahari rwose bitewe n'uko AFC M23 irimo ibigendamo neza kandi birigaragaza. Hanyuma tugaruke kuri current situation, tubwire ikijya mbere muri iyi minsi, ese bimeze bite, bihagaze gute ku rugamba, bimeze bite, hanyuma twanzike mu kiganiro tunareba ukuntu twanagisoza. Ukuntu bimeze, update zihari nizo twumva twese kandi tubona. Nanjye ubu sindi ariko amakuru nkurikirana naho bihagaze nuko M23 abataratwifurizaga inabi badusimplifia bagashiraho umwanya wacu bakatusimbuza abanyarwanda ko niba nadusimbuza nabi n'abavandimwe aribo Barundi. Nakubwiye ko banatwishe igihe cya Gatumba mu minsi yashize guhera mu kwa gatatu bari bagosa Abarundi abanyamurenge imisozi ya Minembwe bababuza kurya batajya guhaha, abo babonye babica. Kugeza isaha icumu ryarunamutse twaberetse ko nanjye nawe ndabyara umuhungu nabo bari gutaka. Nawe rero uri muri bari abantu baherutse guserebra ngo bivirato cyane rwose. Ubwo rero nkavuga ngo ubu ngubu uko byagenda kose Uvira atunganye, Abarundi bari gutakiriwe hirya, ni ukuvuga ngo abandi bari basigaye imisozi ya Fizi nabo bari kubirukankana kandi rwose ikigaragara Kongo FARDC na Wazalendo bamaze gutakaza icyizere. Nuko navuga ngo ubu ndi kuryama ngasinzira kuko nzi ko abavandimwe batagotewe Minembwe, ndi kuryama ngasinzira kuko nzi ko abavandimwe Masisi batari kwicwa nk'uko byari biri. Akarusho noneho nagatoyeho mvuga naho noneho harabohowe, naho ngo harabohowe. Urumva rero ndi mu byishimo rwose, urajya kurya imbungu muri iyi minsi cyane rwose. Hanyuma hari icyo warukomejeho cyane ku Barundi, uburyo bari bagosira imisozi ya Uvira, baragiye muri Haut Plateau na Moyen Plateau hose, ndetse mu misozi ya Fizi ngo hari abagisigaye. Ni icyo wababwira nyuma ya M23 bakubise ikabamanura imisozi kabirukankana, bamwe bagafatwa amatekwa, abandi bagapfira ku rugamba? N'ubuhe butumwa wababwira? Tumwe nababwira uhanyegereza ndahishimiye, ntamubwira ati wa mugabo rero mu by'ukuri reka kwivanga mu bitakureba. Intambara ni y'Abakongomani kandi warahombye. Abasore bakweretse ko rwose mutiganye. Uri generali nawe ndayishimira generali, ariko urabizi ko wafashe igihugu utarakirwaniye. Ntabwo akirwaniye, twe turi kurwanira ukuri kandi ukuri ntikujya gutsindwa. Ngura nkamubwira ati rwose nk'umuntu victime w'iyi ntambara, urambiwe ubuhunzi, ku ijwi ryanjye nabwira Abarundi ati muganire muyage kwa kundi kw'Abarundi nk'uko mbajya babivuga, mumenye yuko muri mu bitabareba, mugume iwanyu, twebwe turangiza ikibazo cyacu muri Kongo. Abarundi rwose ugize neza kubagira inama, kandi regane n'abavandimwe bareka Abakongomani bakemura ibibazo byabo bafitanye. Abarundi bo ni abavandimwe, n'ubundi tuzanaturana haraza Uvira duhahirane, ariko bareke kwivanga mu bibazo by'Abakongomani. Hanyuma rero ni iki none wabwira abantu cyane cyane abakomoka muri Eastern Congo baba bari burebe kino kiganiro cyacu? Ni irihe humura bubahereze nyuma yaho M23 iyi dufite y'iki gihe iri gutanga icyizere? Icyo nababwira, nubwo izo ntambara zose zagiye ziba, hari abo byagiye bideceptiona cyangwa se bikabavana mu mwanya bagatakaza icyizere. Ni icyumvikana, ni ibikomere by'amateka bikitugendaho, ariko n'ubundi ngo umusazi utari uwawe akumara irungu. Urukumva, umusazi utari uwawe akumara irungu, ariko uwawe akuraza ijoro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyacu ntaho twabihungira. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ngo duhagurukire hamwe, tuvuge, tuzamure ijwi ryacu, duharanire kugira ngo ibyo kuvuga guceceka ngo ikibazo cyacu bagitwerera u Rwanda, ibyo bintu tubihagarike,
twebwe twumve yuko twagomba kunga mukono umwe tugashigikira M23 tugahagarara gitwari tukumva ko tubari inyuma kuzageza igihe tuzatsinda urugamba kandi bavuga ngo kwihangana gutera kunesha nubwo amahanga yatugaragara nk'atazi ikibazo cyacu ariko bagiye bazirikana ko buri wese ibi bihugu usibye inyungu bifite mu ntambara ariko bizi yuko turaba victime bazira ntambara babikora babizi nibareke gucika intege kandi kubera Imana no kubera ukuri kandi ukuri ntigutsindwa ndabizi ko igihe kizagera tugataha. Ugize neza rwose kandi unatanze n'ihumure ku bantu baba bakiri mu nkambi ndetse n'abagiye mu mahanga icyizere kirahari. Hanyuma wenda mbere yuko tunakurekura turabizi mamuhoze cyane ko turashaka byibuze n'ikintu wabwira abasore bari ku rugamba bazareba kino kiganiro wenda avuye nko ku rugamba akareba kuri Amazing TV Show agasanga twabaganira niho ubutumwa none wababwira muri ino saha. Nabwira ko tubafatira iry'iburyo kandi nibakomere ku muheto ni intwari bakiriho kandi n'igihe bazaba bashije urugamba tuzahora tubibuka nk'intwari nk'inkingi mwamba zatumye dusubiza agaciro kacu. Ugize neza reka tugushimire ubutaha kuri Amazing TV Show nituguhamagara uzatwitabe. Murakoze cyane. Mukomeze mukore subscribe rero dukurikirane comment irahagije uhereze mugenzi wa kiganiro kirebe aho ibiganiro byo tuzahora tumubazanira murumva ko aza amateka kandi ibiganiro byo biracyakomeje turamufite hano muri iyi minsi tugiye kuzajya tubazanira ibiganiro bya buri munsi bivuga ku mateka yacu tureba urugamba uko rumeze naho ruri kwerekera ko buno tubabwiye ibya Uvira ntago tuvuze Karema uko bimeze ntago tubabwiye mu misozi ya Feza uko bimeze ariko tuzahora tuza umunsi ku wundi. Murakoze cyane.